uretse gato uri kumbabaza nise basi waretse nkabanza nkawukaraga kawe radiyo 5,000 kandi turanakongeza iyo ushimye serivisi utanga na tipu. Wakoze cyane kuza gufata umwanya maze ukaza kubana nanjye. Nitwa Kabose, hano niho ugenda ukura entertainment ariko zijyanye n'amateka y'abastari. Reka nkubwire ngo niba utarakanda subscribe kuri iyi channel waracikanwe rwose, kubera ko niba wifuza kumenya amakuru y'abastari ni hano uzajya uyasanga. Hano rero naguteguriye amakuru ya Kanyabugande Olivier wamamaye cyane muri comedy nyarwanda showbiz. Uyu nguyu nta wundi yitwa Nyagso. Reka nkubwire ngo rero bana natwe kugira ngo nkugezeho amateka nkuko twabyemeje. Hano tugenda tukuzanira amakuru agiye atandukanye ariko tukibanda ku bastari byamamare, ni hano ugenda uyasanga. Reka nkubwire ngo kandi subscribe kugira ngo ikiganiro cyose ubanze ugikurikire gatanu ku kandi. Ikaze. Nyagso rero ni umwe mu banyarwenya bakomeye cyane kandi bakoresha imbuga nkoranyambaga YouTube, Instagram, TikTok ndetse n'izindi zitandukanye. Nyagso rero akaba ari umwe mu banyarwenya nyarwanda bamenyekanye cyane binyuze mu makomedi atandukanye. Nkubwiye ko uyu nguyu Nyagso niwe wabaye uwa mbere mu rugaga nyarwanda by'umwihariko mu bijyanye na komedi. Ago naba nibeshye. Uyu nguyu Nyagso rero ni umusore uvuga ko uyu nguyu akiri mutoya cyane. Ukibibona uhita ubona ko rwose ari umusore muto wamamaye cyane binyuze mu kwiharahara, mu kwikoraho maze akaba icyamamare. Reka nkubwire ngo rero uyu nguyu Kanyabugande Olivier cyangwa se Nyagso nk'abandi bana yavukiye mu mujyi wa Kigali, hariya nyine mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Gitega. Yavukanye n'abana batatu. Mu by'ukuri ubwo ngubwo n'abana bane, harimo Nyagso, Nyagsi, Nyagse ndetse n'uwitwa Ivan. Nyagso rero nk'abandi bana akimara gukura yatangiye amashuri ye abanza hariya mu karere ka Nyarugenge neza kuri GS Apakope. Nyuma yo gutsinda amashuri rero abanza, Nyagso yagiye kwiga hariya mu majyepfo mu karere ka Nyanza, hariya muri Kristo i Nyanza. Hariya rero muri Kristo i Nyanza Nyagso akimara kuhagera yahize icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye Trokome, ariko icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye Nyagso yakize mu mujyi wa Kigali kuri Lycée de Kigali LDK. Yiga ibijyanye na PCB, Physique, Chemistry ndetse na Biology. Uyu nguyu rero Nyagso nyuma yo kugera hariya muri Lycée de Kigali ni nawe yatangiriye ibijyanye na komedi. Nyagso avuga ko witwa Kenisi Ifura yabo uyu nguyu niwe wabanye nawe, hanyuma agenda amenyekana cyane binyuze mu gukina komedi zitandukanye ariko abinyujije muri Club do School, ziriya nyine club ziba ku bigo. Ahangaha rero niho Nyagso yagiye amenyekana, akajya agenda asohokera ibigo bitandukanye mu bijyanye na komedi, kuririmba ndetse no gukina amatheatre. Nyagso rero avuga ko haba kuririmba, gukina theatre n'ibindi bitandukanye yabonye nta kintu kirimo, usibye ko yongera akavuga ko ubungubu abikora ubungubu babona amafaranga. Ariko we avuga ko impano yiyumvagamo yari ijyanye no kuba yakina urwenya ndetse na komedi zitandukanye. Ahangaha rero Nyagso yaje kumenyekana ubwo yageraga muri Club de School, ubwo yagendaga atanga ibiganiro ndetse na entertainment binyuze muri comedy, naho uyu nguyu yagiye amenyekana. Nyagso avuga ko ubwo yageraga muri Lycée de Kigali yagiye akora ibitaramo bitandukanye kugeza ubwo abashoramari bagiye bamubenguka. Ahangaha harimo nk'uwitwa Jeskizo wa Mipango cyangwa se Kasuku.
uyu nguyu rero ngo yagiye amubenguka maze bituma agenda amukoresha mu biganiro bitandukanye, aribwo Nyagiso nyine yagiye amenyekana. Nyagiso avuga ko ahangaha kuri Skizzo wa Mipango se cyangwa se Kasuku yahavuye bitari neza, bitewe n'uko umukire umuherwe wo kuri Afrimax TV yari amaze kumubenguka, maze Nyagiso ahita ava kuri Skizzo wa Mipango se cyangwa se kuri Kasuku Media TV mu buryo budasobanutse. Ibintu avuga ko bitashimishije Kasuku, ariko nyine avuga ko ubwo yagiraga hano kuri Afrimax TV aribwo yatangiye kubona agafaranga gasa naho gatubutse, usibye ko nabwo nyine yakoraga uko ashoboye kugira ngo abashe kuba yabona minerivare. Nyagiso rero avuga ko amafaranga ahembwaga kuri Kasuku Media TV yabaye make cyane, bituma yimukira hariya kuri Afrimax TV. Nyagiso ubwo yageraga kuri Afrimax TV ngo yatangiye guhembwa amafaranga asaga 20,000 by'amanyarwanda, ariko ntebe y'ishuri. Avuga ko mu 20,000 yahembwaga nta kintu yabikuraga, kubera ko komedi yakoraga yazishoragamo amafaranga, hanyuma ngo bigatuma asagura amafaranga atarenze 4,000, ariko nayo yemeza ko atari make agendanye n'ubuzima yari arimo bwa kinyeshuri. Nyagiso rero hariya kuri Afrimax TV ngo yakomeje kuhaba, ariko nyuma yaho aza kugira gutya afata umwanya arahava. Mu bushobozi butari bworoshye, kubona kamera biki byose n'ibindi bitandukanye, avuga ko ari ibintu bitari byoroshye, ku buryo yifashishaga mama we umubyara akamufata utuvideo duto akadushyira ku mbuga nkoranyambaga ze Nyagiso Comedy. Ahangaha ni naho yagiye amenyekana by'umwihariko kugeza n'ubu. Nyagiso rero avuga ko akimara gufungura YouTube channel nibwo yagiye amenyekana, aba icyamamare ku buryo butangaje. Buri wese amenya Nyagiso cyangwa se Kanyabugande Olivier. Mu masura mashya rero Kanyabugande Olivier witegereje amashusho yagiye atangiza comedy, biragoye cyane kuba wamenya ibye, kubera ko nyine baca umugani mu Kinyarwanda ngo aho ifaranga rikubise haroroha. Niyo mpamvu ubu ngubu Nyagiso ukimureba ni umujene rwose wuzuye, ubona ko afite ibigango bitandukanye nuko twe tumuzi akiri umusore cyangwa se akiri umwana, kuko ubu tuvugana n'ubundi Nyagiso ni umusore kabisa. Ngayo nguko rero hano kuri Fame History tugenda tukugezaho amateka atandukanye, yaba icyiciro cya mbere cy'abastar, ariko tukibuka ko tuzakugezaho n'icyiciro cya kabiri cy'abastar. Ngayo nguko rero reka ngushimire nkubwira ngo wakoze kubana nanjye mu kiganiro ngenda nkugezaho, ariko hano twibanda ku bastar ndetse n'ibyamamare. Wakoze, Imana igenda ikurinda. God bless.